wagenderaho kuri ziriya tapi zigenda naza escalier nyine zigenda yego wagendeyeho bwa mbere wigendaho byari bimeze gute numvaga byatangiye bundi gute tubwire pe hari abantu bato hari n'abantu tuvuge wenda abantu batoya wenda bubatse n'urugero cyangwa se urubyiruko cyangwa se abasaza n'abakecuru ni ikihe cyiciro ukunda cyane? Icyiciro nkunda cyane nkunda abantu bakuze ariko batari abasaza cyane urumva bakuze abantu basheshe akanguhe abasheshe akanguhe nyine ni babasaza yego abantu nyine bakuru cyane abantu baringane batari bato cyane atari n'abasaza okay ni ikihe kintu nyine ubigiraho? Turabasuje cyane nanone inshuti zacu bakunzi ba Muyenzi TV kongeye kubasuhuza rwose nanone kandi murabimenyereye pe turi kumwe n'inshuti yacu Jeannette muramuzi mwese ako Jeannette hari abantu wenda bari babibonye bwa mbere ngaho bibwiye. Okay murakoze n'ubundi amazina nk'uko yarabivuze ni Jeannette inshuti yanyu ubakunda mukunda ndabishimiye cyane. Yego turagukunda n'ukuri kandi rwose atari mu binyuma bindi. Jeannette rero rwose yamaze kuba umuvandimwe ngaha kuri Muyenzi TV yamaze kuba umuvandimwe wacu rwose ni umuvandimwe kandi cyane ndetse Jeannette bite umeze uti? Okay meze neza ndishimye nta kibazo na kimwe mfite ndamahoro. Ni ikihe kintu umva kikunejeje cyane? Nuko ndi muzima buriya ikintu cya mbere n'ubuzima iyo ingingo zawe zikora neza utekereza neza nta kibazo ufite mbega nta kiza kiruta ibyo kandi nkaba nezerewe kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye nishimye ndi kuganira namwe muri kundeba ubu ni nkaho turi kumwe ndi kumwe na Deborah nkunda cyane ndanezerewe cyane. Okay rakoze cyane natwe rwose turishimye kuba tugufite aha ngaha rwose hanyuma nyine ubundi mu buzima bwawe nyine uretse kuba utubwira ngo aka kanya ngo wishimishijwe nuko uri muzima ni cyo kintu muzima kigeze nyine kukubaho gisekeje kigasetsa nyine kikagusetsa ku buryo wakibwiye n'undi muntu akumva biramusekeje? Nse nyibuka ndanaseka kera nyiri umwana papa yageze kuntuma ahantu noneho ntashaka kujyayo noneho arangije kwa kundi umwana nyine bumutuma atabishaka n'ubundi muranyangane njye muhora mutuma ibintu nk'ibyo noneho ngenda ntabishaka ngeze ku irembo ubwo ndanyerera ndagwa nguye ndarira mbona nta kundi ndi buvuge ndabeshya ngo igisiga kirankubise ako kantu karansekeje n'ubu njye ntekereza ahantu igisiga cyari kivuye nkahabura arangije araza mbese ngo igisiga kirankubise arambwira ati twereka nanjye mfatanye n'igisiga rero nawe aragukubita nawe arankubita guys n'ibyo byambayeho njye nibuka nkumva biransekeje ubu igisiga cyaragukubise na papa je aragukubite yowe kwahuye n'ibibazo kweri sari kabisa nyine ubwo baraguhembye ikinyoma. Okay hanyuma ni ikihe noneho kintu cyakubayeho kikakubabaza umva kumva urababaye koko? Ibintu byambayeho bikambabaza ni byinshi ariko ikintu cyambabayeho kikambabaza cyane ashobora kuba ari mwe ba mbere ngiye kukibwira ariko kuko aricyo cyambabaje cyane kandi ukaba ari kumbajije reka nyibabwire ndi ku ishuri naratashye niga
mu wa gatanu naratashye ngeze mu rugo bambwira ko umubyeyi wanjye yapfuye bambwira ko yapfuye kandi narasize ari muzima bari barabiguhishe barabimishe kuko babonaga n'ubundi nta bundi buryo ntarabona uburyo njya gushyingura banga kunkura muri modo nyine y'amasomo narindimo nicyo kintu cyambabaje cyane njya nibuka ubwo yari papa wanjye kubera mama watubwiye ko ngo yagiye ari akana ndumva barigeze kubiganira sorry ihangane bibaho ibyo bintu abantu benshi babihuriyeho cyane abantu benshi bagiye bagira ibyo bibazo byo kubura ababyeyi bamwe ari abana ariko n'abafite mu bakomereho kandi mujye rwose mwumva ko muri abantu badasanzwe nyine mubiteho mubakurikirane umubyeyi ni umuntu utabona ahandi hantu habaho hariho hose ariko nizeye ko wabonye ababyeyi yego wabonye ababyeyi wabonye abavandimwe ufite n'inshuti nta kibazo yego tubwire mu bantu tuvuge hari abantu bato hari n'abantu tuvuge wenda abantu batoya wenda bubatse n'urugero cyangwa se urubyiruko cyangwa se abasaza n'abakecuru ni ikihe cyiciro ukunda cyane icyiciro nkunda cyane nkunda abantu bakuze ariko batari abasaza cyane urumva bakuze abantu basheshe akanguhe abasheshe akanguhe nyine ni babasaza abantu nyine bakuru cyane abantu baringaniye batari bato cyane batari n'abasaza ni ikihe kintu nyine ubigiraho ikintu cya mbere bituma niga ahazaza hanya basi nzaba ndi muntu ki kubera ko urubyiruko akenshi twese tuba turi mu ntuza imwe tuba turi mu rungano rumwe abana nanone ntago ngira morale nyinshi kandi abana bakunda abantu bagira morale bagira utuntu twinshi tubasetsa rero nkunda abantu bakuze kubera ko ibiganiro byabo tugirana biranyubaka bigatuma nanjye ntekereza ahazaza hanjye nzaba ndi muntu ki okay fine noneho ndashaka ko mbwira ikintu kigeze kugutangaza yaba muri rusange yaba ari mu bantu yaba ari wenda tuvuge muri rusange vuge mu Isira cyangwa mu Rwanda ni ikihe kintu cyagutangaje nyine ukumva uratangaye ikintu cyanangaje reka nkwe nk'urugero nkangize ikintu kigeze kuntangaza nyine bibiri urumva guhera 2019 imyaka nyine yabanjije bari baratwigishije nyine ko ngo vision 2020 bwizaba nyine twari tuzi ko muri 2020 mva azaba bya bintu gitubwira ngo show azaba ari nyine show idasanzwe urumva nyine twari je narinzi ko mana yanjye njyanga abantu bazaba bagendera nko mu kirere batanakoze amaguru hasi urumva niko nabitekerezaga niko nabyumvaga none nyine ndagira ngo umbwire ubu nyine ubigereranyije ko 2020 yaje n'ibintu byabaye ahantu hose ku isi cyangwa byari bitandukanye n'ibyo nyine abantu bose bari barashyize mu mitwe kubumva nyine buri muntu mu mutwe yumvaga 2020 abantu barashyushye 2020 ariko nyine yaje itandukanye n'ibyo abantu batekerezaga nyine wowe ni ikihe kintu nyine cyagutangaje urakoze wowe ikintu kintunguye ni ukuntu ikintu mbwiye ari byo nari mfite ibintu bibiri nshaka kubwiraho ariko ndi gushaka guhitamo kimwe muri byo ni kimwe n'icyo ngicyo wari uvuze ariko ikindi kintu cyantunguye nanjye ubwo icyo kirimo ikindi kintu cyantunguye cyane ni ukuntu numvaga Kigali nkiri mu cyaro numvaga ari nk'ahantu mbega ari nko mu ijuru ari ahantu heza numva ari ahantu hatabaho muri make ariko nayigezemo nyibamo nyine mbona ni ibintu bisanzwe gukubitiramo ukajya usonzwe ukavuga ni Kigalira ikindi noneho kubona indege narebaga indege mu kirere nkareba nkavuga ati yewe mana yanjye iriya ndege buri bimeze itete ajya uvuga kiriya kintu ni bande bakirimo abantu bagenda mu ndege nkumva ni abantu badasanzwe ni ibintu biba bya wamenye gute nyine ko ari ibisanzwe none ko bitari bisanzwe aho namenye ko ari ibisanzwe nyine nuko iyo urumva ikintu wakigiyemo
uhita ubona ko ibintu nyine ari ibintu uravuze ngo wagiye mu ndege oya ntabwo ndajya mu ndege ariko ndayibona kandi nkabona n'abayigiyemo. Okay, ubwo Kigali wayijemo? Nayijemo, ukumva iyo uyibona uhita ubumva ko ari n'ibisanzwe n'abantu bayijyamo bareba muganira ati indege imeze gutya gutya. Bakubwira ngo iyo umuntu yinjiye mu ndege ngo bigenda gute? Ari ibisanzwe. Tubwire. Hari umuntu wigeze amujamo akakubwira ngo iyo umuntu yinjiramo ngo ihagurutse ukuntu abantu bose bameramo nk'ukuntu wigo? Aya nawe urabikubwira? Reka mubaze akantu wigezeyo. Tuvuge nyine waje muri Kigali, wari wagenderaho kuri ziriya tapi zigenda? Tapi zigenda na za esikariye nyine zigenda. wayigendeyeho bwa mbere wigendaho byari bimeze gute? numvaga byatangiye ubundi gute? tubwire pe. Wanje kutubwira ukuntu byakugendekeye. Byari bitangaje nyine. Byari bitangaje gusa. Ntabwo waguye se? Ariko kuko nari ndi kumwe n'undi muntu yaramfashije kandi yaranze. Yego, yarazi ko ari ubwa mbere. Bariya ama esikariye akunda kunanira abantu benshi kuyagendaho. Nkunda kumva abantu benshi babiteramo sitori ngo kuva ngo njye nari maciriye amano. Nyine abantu benshi bakunda kubahuriraho n'ibibazo pe. Nako warahatambutse wacana umucyo nta kibazo. Nta gaskandale wahahuriye nako. Kuko nyine uwo muntu niwe wamfashije cyane. Namusohoza niba ari kutora. Yarakubaje arakubwira ngo shyiraho n'ukundi kuguru ngiye bwa mbere zigendaho niko bambwiye. So Janet turamukunda namwe muramukunda rero uyu munsi twari twaganiriye kutugana ku bintu bike bike tuganira kenshi kandi namwe turabakunda ndabizi ko natwe mudukunda tujye tubana kenshi no kuri abantu bacu mudukoreshe mukore subscribe batarayikora kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana umunsi ku wundi turabakunda. Ciao ciao. Ciao ciao.